nabanje kubonana na Yago niwe wafashe priority ya mbere yo kuza kusanga aho nari ntuye Nyabihu turaganira ariko nawe bwo hari abari bamufashije kugira ngo abashe kongeraho nago nanjye nari muzi turaganira mubwira uko ibintu bimeze arangije afata video kindemereye umutima wanjye nicyo nacyo kibamo kuko byajyaga bimba nkicara nkarira amarira kanyica nkibaza uburyo nyine mbaho muri iyo situation imeze gutyo nta kibazo nkibaza uburyo hariho abandi mbona bafite ababyeyi nge nta numwe ifite numva ni ibintu bigoye nkajya mvuga ndishobora kuba wenda ntaravutse nk'uko abandi bavuka ntaragize ababyeyi njye numvaga ari ibitangaza ko ntago numvaga uburyo umuntu abayeho imyaka ingana kuri afite famiye yari imyaka nababonye ashize imyaka 27 ntago natekerezaga yuko ibyo bintu bishobora kuba ko mu buzima bwawe nubwo natekerezaga yuko nkigira umuryango nabwira Yago rwose ndamushimira cyane kuba yaraje imvura iri kugwa ibintu bimeze nabi muri covid bitemewe kugenda akemera agafata taxi voiture imodoka zose bari barazifunze akaziranya Nyabihu ndamushimira cyane mbikuye ku mutima ahubwo naranamubuze. Yes, reka twongere tubaye ikaze mwese mukurikiye Legacy TV, Legacy Media. Ni umwanya w'agaciro, ni umwanya mwiza wo kubazanira abandi batumirwa kuri televiziyo zanyu cyane yuko mukunda abantu benshi batandukanye. Gusa uyu nguyu si ubwa mbere narajya kure, rero ndagira ngo mbanze nkwibutse ikintu kimwe udukurikiye. Ushobora kuba ahantu hatandukanye uri muri situation ikomeye, urwaye, urwaje umwana cyangwa ufite ibibazo bitandukanye. Gusa ibanga ni rimwe cyangwa igisubizo ni kimwe. Hari umuremyi, hari Imana ihuriteza amaboko kugira ngo yakire imiruho, ibibazo, ibigeragezo byose tunyuramo buri munsi kugira ngo ibiduture dusubizwe. Ni ibintu byinshi rero bidutera ubwoba kuri iyi si, ariko ikiza nuko umuremyi uri hejuru ya byose, umwe utarobanura, umwe utakumvira ubusa, ashobora kugufasha bigakemuka. Niwe wenyine nta wundi. Urwo ni rwo rufunguzo. Nge rero uhagaze hano uri kubabwira ibi ngibi nitwa Miguel, ariko mbafitiye abatumirwa babiri. Harimo witwa Grace we ntago ari ubwa mbere mumubonye, na Emmanuel Ndungutse nawe si ubwa mbere. N'abantu beza, n'abantu bahora baseka, n'abantu bafite amahoro, n'abantu bafite urukundo. Icyo nifuza nuko barudusangiza twese nk'abakunzi ba Legacy TV. Tubahaye ikaze. Yes, n'abatindiye rero impamvu ndi kumwe n'abatumirwa babiri hano, umwe no umufasha wundi no umuryango, ariko ndibanda cyane kuri Grace Rafiki. Ariko ndahita nsumva muri uyu mwaka turimo 2022 nsubire mu 1994 habaye ibintu bikomeye cyane, ibintu byateje ibibazo byinshi cyane mu Banyarwanda. Habaye jenoside yakorewe Abatutsi, ababyeyi batandukana n'abana babo, abana batandukana n'ababyeyi, inshuti n'imiryango baratandukana. Na Grace byamubayeho, aburana n'ababyeyi, ava mu buzima butandukanye. Gusa ntiyacitse intege, igihe cyarageze aravuga ngo ndabashaka, kandi koko yari afite rezo kuko batandukanye ari bazima. Yumva yuko mu gihe abonye amahoro gatoya, ingabo za RPF zimaze kubohora u Rwanda, agomba gusubiza inyuma agashaka ababyeyi. Grace byagenze gute? Tubwire muri makeya uburyo watandukanye n'ababyeyi n'uburyo waje kubashaka. N'urugendo rurerure, n'ubuhamya abantu bakunze n'uyu munsi bakifuza ko wabaganiriza. Hari n'abantu uyu munsi bakivuga ngo birashoboka ko nabona ababyeyi, gusa ntago ari we, n'abandi nagerageje gusura nganira nabo bashaka ababyeyi nyuma y'imyaka 26 nabo barababona. Hari undi mukobwa nigeze guhura nawe abimbwira gutyo, ndabigerageza birakunda. Ari ndi kugitangaza amakuru kimwe, ariko nawe byarakunze. Ariko uyu munsi akaba ari undi muntu uvuga ngo ntago byakunda, ariko kubw'ubuhamya bwawe hari abo byakunze, barebye byakubayeho. N'uyu munsi bakibona ababyeyi ko bavuga ati Grace kubera tubwiye biriya bintu natwe byaradufashije. Tubwire urugendo rwawe cyane kutibagirwa, ukiri n'umwana nk'uko nagiye mbyumva. Byagenze gute? Intambara igitangira watandukanye n'ababyeyi gute? Tubwire. Twongeye gusubira mu mateka y'ibyabaye, bimwe nagiye mbivuga mu buhamya bwinshi bwagiye butambuka. Navuze ko muri jenoside nafite imyaka 2, umva umwana w'imyaka 2 ntago abazi biri kuba, ariko hari ibyo numvaga nk'umwana nanakuze mbona ni ibintu bitandukanye, nkabona ngo bafite ababyeyi nkibaza ngiye uko bimeze. Nciye muri makeya nabaye muri orphelinat, kubaza ubuhamya bwanjye bwa mbere barabyibuka. Nabaye muri orphelinat Ndera, nza kuza kuhava ngiye muri famille Ndera.
njyanywe n'umumama twabanaga, tugeze yarapfa nderwa n'umukecuru mama w'uwo mama, turabana niga primaire niga secondaire. Primaire nayigiye Ngoma, tronkomeye nyigiriye mu Mumena, nkomeza muri Liquidnet Family High School Agahozo Shalom Village, nza kuhava njya Igitwe, kaminuza ya Gitwe. Nyuma yaho njya gushaka akazi ndakabona, maze kukabona nibwo nagize igitekerezo cyo gushaka famiye. Ariko mu kugira igitekerezo cyo gushaka famiye nabifashijwemo na mugenzi wanjye witwa Mukeshimana Antoinette twabanaga, niwe wamfashije dukora aka screenshot kaje gutambuka ahantu, niko kagize kudufoto twanjye nari nyiri umwana muto karatambuka ndi gushaka famiye, kuko kari dufoto nari mfite imyaka gera nko muri 7-6 gutyo, ndi umwana utangiye primaire. Tubari two dutanga twandikaho, ku bw'amahirwe nza kubona famiye, ariko ntago nari nzi ko ari reka dusubire inyuma gato tutarajya kubona famiye. Umuntu aribaza cya gihe uri umwana mutoya utazi ugufashe akaboko, niba ari umuntu mwiza cyangwa se ari umuntu mubi, ujya muri Alferna, ubuzima bwari bumeze gute? Njyewe nabonaga ari ubuzima busanzwe, kuko ntago nigeze mba mu buzima bubi. Muri Alferna badufataga nk'abana twese, nabonaga turi mu rugero rumwe, gusa nyine twakundaga kuganira n'abana. Umwe akavuga ati ngewe wacu twari dutuye aha, ngewe wacu twari dutuye aha, nza kumva amakuru bambwira ngo wacu twari dutuye Nyamirambo. Baza no kumbwira ko nawe mfite musaza wanjye ariko aza guhapfira Indera. Ubwo mu buzima busanzwe njye na famille yagiyemo yanyakiriye neza, mbandera nk'umwana wabo, nta kibazo nari mfite, numvaga merewe neza rwose. Tujye ku ishuri rero, umwana w'umukobwa mwiganaga mubana mu buzima butandukanye, aguha igitekerezo cyo kwa mwakandika iretere mugashyiraho n'agafoto wari ufite. Byaje gute? Yabonaga se wigunze? Wahoraga ubimubwira? Twibutse ibyo bihe, dusubize muri ibyo bihe. Uwo mwana nta nubwo ari n'umwana, ubu ngubu ni umumama w'umwana umwe, nawe yaje gushaka. We yabonaga uburyo mbayeho, kuko yarazi amateka yanjye, twiganaga mu Gahozo Shalom. Aza asanga Igitwe ko njye nari ndi imbere ye, nigaga muri kaminuza. Asangayo noneho akabona ubuzima tubayeho, akabona nta muntu nsura, akibaza uburyo nta muntu nsura, akibaza uburyo nyine akabona nta relation y'abantu ba famiye nyine mfite. Akambaza ati se bimeze bite, tukaganira ubuzima. Urabiza abantu mubana muganira ibintu byose, tukaganira. Nkavuga ni ngewe wacu byagenze gutya na gutya, yumvagiza agahinda. Arambwira ati ariko reka tuzabigerageze, ko twashatse kubigerageza kenshi cyane, ariko ngiye nkagira intege nke. Nkavuga ni nzabishaka, ariko nduzi mfite ubushobozi ku buryo nanjye nzagira icyo nimara nishaka déplacement cyangwa nshaka iki. Yego. Mufashe icyemezo, mwanditse iretere, ushyizeho agafoto, wari ufite icyizere? Nabikoze icyizere nari mfite, byatangijwe n'amasengesho nari nagiyemo, nkuko nabivuze mbere. Njye mbere numvaga ari ukubikora, kuko numvaga yuko nta muntu n'umwe wasigaye. Numvaga ko nta muntu n'umwe wasigaye, numvaga ko bose umuryango wose bawurimwe, bose nta n'umwe wasigaye wacitse ku icumu. Gusa ngiye gusenga nibwo babimbwiye, bambwira ko hari ikintu nasengeraga. Ubwo rero nubwo nabambwiye ko hari ibimenyetso ngiye kubona, ubwo rero mbikoze koko mbona bibaye successful. Mbona birakunze. Ubwo rero ukimara kubona ababyeyi, umuryango, famiye, haje kubaho ikintu cyo kutabyizera. Uravuga ati ngewe dupime DNA, cyane ko yarize ubuganga. Yego. Uravuga ati ngewe ngombe mbanze dupime DNA, kubera ko n'igihe byamfashe. Kubera iki wagize iyo attention, ukavuga ngo ngiye ngomba kubanza? Umvaga ari ibitangaza? Njye numvaga ari ibitangaza, ko ntago numvaga uburyo umuntu abayeho imyaka ingana kuri afite famiye. Yari imyaka, nababonye ashize imyaka 27. Ntago natekerezaga yuko ibyo bintu bishobora kuba, ko mu buzima bwawe nubwo natekerezaga yuko nkigira umuryango. Numvaga ko bose bapfuye. Ubwo rero kugira ngo nshire amatsiko numve yuko ngiye muri famiye koko ari bo koko, numvaga yuko iyo ADN yabanza kuba, kugira ngo nanjye numve shize amatsiko, numve yuko aho ngiye ari famiye yanjye. Umuntu wemeye ko mwafata ADN ninde? Yari muntu kiba uhuye nawe gute? Nawe mbwira muri rusange. Uwo twabanje guhura bwa mbere yari marume uvukana na mama, niwe wabashije kongeraho mbere, abandi ntago bari hafi.
ndabimusaba nabisaba tante Jose barabinyemerera famille barambwira ati nta kibazo tuzabikora ariko turabizi neza kuri umwana wacu ko bambwiraga ko nasaga na mama. Yego. Hari ifoto nabonye y'ababyeyi bambaye imyenda y'ubukwe. Iriya foto urayizi? Iriya foto ndayizi barayinyeretse. Wabonye ari bo neza? Njye ntago mbazi ariko bo ko basobanura bambwira ko ari bo babyeyi banjye. Yego. Umuntu mwahuye yitwa nde rero kugira ngo mufate ADN we mufana iki ni muntu ki? Ni marume uvukana na mama. Yego. Ubwo urumva dukora ADN yaje bwa mbere aza kundeba yaje aho nakoraga aho nakoreraga Nyabihu usibye ko ubu nakihari. Ego niho twahuriye turaganira arandeba bwa mbere agahinda karamwica ikiniga kiramwica ko yarambonye itabona ndi sura ya mama agahinda karamwica kuvuga biramunanira. Ego nuko ndabasaba namwe ni mwamfasha mumfashije tukapimisha ADN byaba ari byiza. Ego mufashe umwanzuro murabikoze. Ego dufashe umwanzuro byaje bimeze gute? Ibimenyetso rero byaje ku itariki 20 z'ukwa karindwi n'itariki nazigera nibagirwa mu buzima bwanjye. Kubera muri iyo process kuntu covid yari beze idubwo yagitangira itariki 20 z'ukwa karindwi niho twagiye gufata resulta dusanga duhuje 82%. 82%. Mufishe umeze gutako kanya. Nagize ngo ni inzozi nibereyemo numva ni ibintu bidashoka muri ngewe numvaga ari igitangaza cy'Imana nkuko bari barambwiye ko mu kwa karindwi ariko bizagenda. Niko koko niko byagenze nkuko Imana yabimbwiye ko mu kwa karindwi ariko bizagenda niko byagenze. Numvise ari nk'igitangaza gikomeye ku buryo yengene nicara nkavuga se ibintu Imana yankoreye koko n'iki cyatuma nayishima ko mbona ari ibintu bikomeye bitajya bipfa kuba ahantu hose. Gusa nabonye byarafashije abandi bana nabo biremamo icyizere bumva yuko bagomba kubikora kandi abenshi nabonye byarabaye byiza ku bw'amahirwe kandi naho ngaho naje no kubonamo umusaza wanjye. Yego. Ukimara gusohora itangazo hari n'ibitangazamakuru byagusuye hari n'ibyo wagezeho uvuga ubuhamya bwawe byari ibihe byagenze gute? Bitangazamakuru nabanje guhura nabyo nabanje kubonana na Yago niwe wafashe priority ya mbere yo kuza kusanga nari ntuye Nyabihu turaganira ariko nawe bwo hari abari bamufashije kugira ngo abashe kongeraho nago nanjye nari muzi turaganira mubwira uko ibintu bimeze arangije afata video abindi binyamakuru nagiye mbona bimwe bya BBC nyuma yaho Kigali Today Igihe nibyo byaje kuza nyuma. Yago afashe initiative arazamutse avuye Kigali aje hakurya za Nyabihu Musanze araje yumvishe ko ikibazo cyawe kimeze afashe umwanya mukoze interview nicyo wamubwira arimo arakureba hari kuri kamera za Legacy TV ni umwanya mwiza ni igihe kinini gishize usanze ko nawe atabyibagiye kubera ko yakoze umurimo mwiza niyo munsi biracyari mu mutima we kandi yumva yuko nawe atari wari Imana yari imutumye. Icyo nabwira Yago rwose ndamushimira cyane kuba yaraje imvura iri kugwa ibintu bimeze nabi muri covid bitemewe kugenda akemera agafata taxi voiture imodoka zose bari barazifunze akazira Nyabihu ndamushimira cyane mbikuye ku mutima ahubwo naranamubuze ahita bibona yuko namubuze rwose azanagaruka yongera asure. Yego ndamushimira cyane bikomeye kuba yaramfashije kandi ndashimira n'abatumye afasha harimo Krenini witwa Kagame ndabashimira cyane pe kuko ntabwo nabona ikintu navuga rwose ko byarandenze cyane. Yego. Hanyuma rero iyo situation inyuzemo byose binyuzemo uje gufata umwanzuro no kuvuga ngo ugomba kubana n'umubyeyi wahuye nandungutse gute? Ndungutse rero ntago ari ibanga nta nubwo twabihisha ndungutse twariganye gawanjye twariganye muri secondaire muri Liquidnet Family High School ariko ntago twigaga bimwe ariko twari muri grade imwe no kuvuga icyo gihe nari ntarayibona ubwo twigaga muri secondaire. Uretse gatoya rero
nce mu ijambo ndungutse. Yes. wabonye Grace atarabona umuryango we, ari umukobwa ukunze kuba low-key, alone. Yari ameze ate? Wamubonaga gute? Kuki wamuhaye umwanya wawe ukajya umutega amatwi ukumva ibibazo, ibyiza, ibibi mukabinyuranamo, utitaye yuko adafite umuryango? Murakoze cyane. Ijwi mbanje kubashimira ko mwaje kudusura. Imana ibahe umugisha, dukunda abashyitsi. Umugore wanjye Grace Umutoni, uko yabivuze twahuriye muri Liquidnet Family High School, Agazo Shalom Youth Village. Ni ikigo twizeho i Rwamagana. Nyimubona tukiri abana, kubera ubuzima yaciyemo bukomeye ndetse yanababwiye. Grace yari umwana ukunda abantu, yari umwana uhora yisekera, yari umwana mbese usabana mu bandi. Rero mu guhura nawe twarasenganaga. Twasenganaga mu bakatolike, tugahura kenshi, tugahura mu masomo, tugahura mu activite menshi atandukanye mu Gazo Shalom. Nkahora mwitegereza, nkahora numva ko nshaka kuganira nawe, ariko kubera ubwana bikaba ngombwa yuko mba mbiretse. Ko nzabivuga maze kuba mukuru cyangwa tumaze gusoza kwiga, ko twagiraga ababyeyi batushyiraho igitsure cyane cyo kuba tutaganira cyane, kubera ko ikigo ubwacyo. Yes. Yari mushiki wanjye, namufataga mushiki wanjye kandi naramukundaga cyane. Nkunda uko yisekera, nkunda uko yishimye, nkunda uko mbese n'abantu bose bamwishimiye. Mwamurebamo inzozi zikomeye kuko yari umwana w'umuhanga, yari umuhanga cyane. Nkamubonamo inzozi zikomeye. Numva ndifuza kuzaganira nawe. Biba byiza rero ko dusoza kwiga, contact turazihana, dukomeza no kubana mu mafamiye atandukanye, no mu Gahozo dusubirayo. Ni ikigo cyiza cyatureze. Twahuriyeho turi abana b'imfubyi twese, ariko tukajya tuganira. Wari ubitse amabanga menshi ya Grace kuko wari umuri iruhande. Ndetse akubwira ko azaba umuganga. Bitewe nuko namubonaga ari umuhanga, cyangwa se yize combination irimo biology, chimie n'imibare. Byarashobokaga n'amahitamo ye, ariko numvishe yagiye igitwe, numva biranshimishije. Yagiye igitwe, numva biranshimishije kubera ko yari agiye muri kariyeri nziza. Ibyo bintu rero ni byiza ko narabyishimiye. Tutabitinzeho cyane, nagize n'amahirwe yo gutaha ubukwe bwanyu. Mwaje no gukundana birakomeza. Ubukwe bwanyu muza gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye nawe tugomba kubana. Ibimenyetso byari biri hagati yawe na Grace byari bihe Manuel? Yes. Ibyo nakubwiye, twakomeje kuganira, mwumva ibitekerezo bye, mwumva ni umuntu ushobora kuzambera umugore kandi rero abana, tukarerana, tukabana, tugatera imbere, tukabyara, umuryango ukongera ukabyuka, kuko ni inzozi twari twarihaye. Grace, mu bintu byose wabonye wanyuzemo, ni iki wigeze uhisha Ndungutse? Wanze kumubwira ngo cyangwa kitamukomeretsa cyangwa se kitica umubano wanyu? Uyu munsi kimubwira ati narakigumanye, kuko nabonaga kizica guhura kwanjye nawe. Uhenda usanga no gushanga mu rugo barabwiraga ati ariko uriya musore ko tubona wabaye uretse kwakiri kare. Tubwire ibuka neza. Ntacyo, numva nta na kimwe naba naramuhishe. Uravugisha ukuri, nta muntu utagira ibanga. Nta na kimwe namuhishe, byose narabimubwiraga. Nawe nuko cyane byose waramubwiraga? Cyane namubwije ukuri kuko nabonaga azambera umugore, kandi mbishimira Imana ko twabanye. Fantastic. Ufata umwanzuro wo gukora mariage. Mbwira byaje gute rero? Tuvuga ko turajya mu murenge tubani, decision umunsi mufata umwanzuro mwari muri hehe? Umunsi dufata umwanzuro kubitegura n'ibyabagoye? Ntabwo byatugoye ko twabimaranye igihe kirekire. Yego. Tumaze nk'imyaka nk'ibiri tubivuga,
agahora ambwira yambwiraga ko bizaba 2021 noneho tugahora twibukiranya twibaza uko bimeze nuko bizagenda natwe twintego yuko 2021 bizagera byarabaye. Imana irabikora. Urugendo rwanyu, urugendo rw'urukundo rwanyu n'urugendo rw'ubuzima rwa Grace na Emmanuel hari benshi rwagirira akamaro, hari benshi rwakigisha, rwafasha cyane nk'uwo myatanze benshi bwagiye bufasha. Feedback wagiye wakira? Feedback zimeze gute? Zo kuba umaze gutanga ubuhamya bwawe bwo gushaka ababyeyi ukaza kubabona, hari abandi bantu wagiye ubona birekuye bafunguriye imiryango nabo bakavuga ati reka tubigerageze nka runaka? Yego, hari abana benshi bagiye bamamagara bakambwira ngo ni gute babigenza, n'ababyeyi benshi bagiye bamamagara bambwira ngo babuze abana babo, ngo ese waciye hehe, ni he twahera. Benshi twagiye tuganira nkagenda mbagira inama y'uko babigenza, mbona bamwe barabikoze abandi bakagira ubwoba, hari batarabikorana n'ubu twaganiriye, ariko ababikoze nabonye byaragenze neza. Uzababwire babikore. Yego. Uzababwire ngo nta bwoba mu kugerageza. Yego. Amahirwe aba mu kugerageza. Guceceka nta gisubizo kibamo. Dusoza rero ubutumwa watanga ku badukurikiye, hari abari hanze, hari abari mu Rwanda, mu bihugu byinshi bitandukanye. Even na Emmanuel ari cyo yakongeraho, nzongera basuri. Yego, ni karibu. Ubutumwa? Ubutumwa naha bagenzi banjye bagicitse intege, numva nabo komeza kubankuraja bagakomeza gushakisha, kandi nabo babyeyi babuze abana babo ntibakomeze gucika intege, ko ndabizi ko hano hanze hari abana benshi bafite ibibazo nk'ibyanjye nabo bakimeze gutyo, bagihangayitse gutyo, kandi hari inzira yo gukoresha social media ikaba yabafasha kuba babasha kubabona nk'uko nanjye byangendekeye. Akenshi biragora iyo udasenga cyangwa utizera. Yego, ikibazo ni ukutizera, kandi burya kwizera niko kurema, kandi nako kwa mbere, kandi gutera kunesha, kandi kakutera kunesha. Grace, wabonye ibintu byinshi, imyaka myinshi ukiri n'umwana, wambwira ku kintu cyitwa imbabazi muri rusange. Ushaka kujyana ikibazo n'umuntu akukugira ikintu cyitwa imbabazi mu mutima, ugira ikintu kidusangizaho? Biba byiza kugira imbabazi, ukagirira umuntu imbabazi, ko ntabwo ubuze ko aho ejo n'ejo bundi muzahurira. Kuko hari nk'ingero nyinshi ngenda mbona, ugasanga nk'abantu bagiranye nk'ikibazo, ugasanga baratandukanye cyangwa se batandukanye nawe, cyangwa se umuntu agakora ikintu kitari gikwiye kuba cyakorwa kandi kibi gikomeretsa umuntu. Ariko iyo ugize imbabazi ukibohora, ukaka imbabazi mugenzi wawe, nk'uko nka biriya bya jenoside byabaye, ukagirira imbabazi wakwiciye, ukamugirira imbabazi, mbona ari byiza cyane, kuko buri umwe wese biramwubaka, kandi ntabwo ubuza aho uzahurira n'umuntu. Ushobora kumugira imbabazi ejo bundi mugahurira ahandi, ukibuka yuko yagufashije. Wenda Emmanuel mugiye kumfasha kuri iki kintu, kubona wenda uyu munsi hari abana bashaka ababyeyi bahari, bakumva wenda ubwo izo nkuru zishaka abana ko babashaka, kubera imyaka myinshi ishize n'ibihe twanyuzemo, ababyeyi bakanga kwemera yuko bakegera wa mwana kubw'imitungo ihari, avuga ati naza leta twara imitungo, nazo turatuma imitungo ya mama we cyangwa papa we. Ibyishimo bya mbere nzi ku muntu umaze igihe kinini yaraburanye n'umuryango, numva icyo abakenera ukubona n'umuryango, ariko wowe ugatekereza yuko aje gutwara imitungo. Ndagira ngo abo bantu babohore imitima, ubabwire icy'ingenzi, icyo bagakoreye wa muntu umaze imyaka myinshi aboshywe, wagerageje kuvuga ahantu henshi hatandukanye, bakababireba bakati nitwemera se akaza akahita atwarira etaje, nitwemera se akahita aza twese bakatumarira muri gereza. Kandi twavuze ku kintu cyitwa imbabazi, tugaruke kuri icyo kintu. Ababyeyi batarafata umwanzuro bumva cyangwa banabona runaka ngo nuko ari runaka, akaba yanga kubivuga kubera ibibazo by'imitungo. Ibyo rero ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza, kuko kuba mu pfubyi ni ikintu gikomeretsa. Nimba hari ikintu cyambayeho kumva kindemereye umutima wanjye, n'icyo nacyo kibamo, kuko byajyaga bimbaho nkicara nkarira, amarira akanyica, nkibaza uburyo nyine mbaho muri iyo situation imeze gutyo, nta kibazo. Nkibaza uburyo hariho abandi mbona bafite ababyeyi, njye nta n'umwe mfite, numva ni ibintu bigoye. Nkajya mvuga ndishobora kuba wenda ntaravutse nk'uko abandi bavuka, ntaragize ababyeyi. Gusa
ikintu nta kibazo, gusa ikintu mbona wenda nk'utekereza gutyo nk'umuntu waba utekereza gutyo yaba ari guhemukira umwana, kuko ibyo ngibyo bituma yumva mu mutima wabohotse uko yari ameze akumva arabohotse, ntakomeze kugira icyo kiniga. Iby'imitungo ntacyo biba bimaze, oya imitungo nta kimaze. Reka tubisoze gutya, abana bakeneye ababyeyi, bakeneye ibintu, kuko ibintu birashira, ibintu birashira, turabisiga, ibintu urabisiga ugapfa, twarabisanze tuzanabisiga. Ntabwo gusiga ibyiza nicyo cyiza, ntabwo ari ugusiga abantu. Burya bavuga ngo umuntu ufite abantu bafite byose. Noneho ibaze umuvandimwe wawe arahura bibona, ubyimye amatwi, ufite amakuru wanze kuyatanga, uzi umwana ababyeyi bwo kwatuye kuri uriya musozi, birabyirengagije. kandi bakamubwisha ukuri. Kora igikorwa cyiza udukurikiye, ufata uwo mwana umubwira ngo reka ngufate akaboko, nzi amateka yawe, nzi ababyeyi bawe, nzi aho berekeje, turi cyane abantu bahungiye ahantu henshi hatandukanye, hari nimero mfite, nigeze kumva amakuru ku musozi runaka. Nicyo kintu cyiza, nicyo abana bifuza, nicyo cyane ko uyu munsi baranakuze, babaye abagabo, babaye abagabo, babaye inkumi, barifasha ubuzima bwa buri munsi, ariko bakeneye ibyishimo byibuza byo kumva ngo hari n'umuntu runaka wasigaye, byibuze hari n'uzi n'ayo mateka y'ababyeyi banjye. Yego, ibyo byafasha. Dusoza bakongeraho iki wowe kuri icyo gitekerezo cy'ababyeyi uyu munsi baruciye bakarumira, abantu bazi ababyeyi b'umwana bakanga kumufata akaboko ngo bamujyane aho baba batuye, communication igahagarara, umwana akabaho imyaka irenga 10, 20, akagera muri 30 atarabona ababyeyi kandi ufite amakuru nk'umubyeyi. Murakoze. Ikintu nabwira ababyeyi rwose, ababyeyi bazi inkomoko y'umwana rwose, mu muryango nyarwanda ni byiza kuvugisha ukuri, ni byiza kuvugisha ukuri, ugafata wa mwana ukamwereka ababyeyi be, ukabamushyikiriza. Buriya umwana iyo akura yumva byinshi, kandi umwana yumva ko yabona umuryango. Icyo nababwira rero ni ukuvugisha ukuri, bakabwiza umwana ukuri, bakamubwira amateka yamubayeho, bakamubwira uko byagenze, bakamushyikiriza umuryango, umwana agakomeza akishima. Ndumva ari icyo navuga. Nishimiye kuba nabasuye, mwanyakiriye neza, nsigaye numva hano ari mu rugo, sinzi impamvu. Buri gihe iyo tuvugana guhera kuva kera kuri wedding yanyu, mumbaza amakuru, muri abantu beza, ariko Grace we abari imbere ntago yicara hamwe ngo ni ikintu cyose abari imbere. Niba akubwiye ati ndagushaka, byange bikunde nutazaraza kukwireba. Ni umunyembaraga cyane, ntago bibona cyane mu bintu byose akora cyane. Umugore wanjye ndamukunda cyane, nemera ndibuka kuko ukuntu byari bimeze, nikibuka kuri Grace kidasanzwe yaragusigaga. Grace and Emmanuel, murakoze cyane, ndabashimiye. Imana ikomeze bagirire neza, ikomeze baho umugisha, ikomeze bagure umuryango waguke, nanjye mbone abana mbere abatonto. Imana ibaho umugisha pe. Abantu benshi babakurikiye nababwira ko aba bantu turi kumwe ari abantu beza, kandi urukundo hari icyo rusobanuye. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane, turabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya mukaza. Ndabizi ko bitari biboroheye, ariko turabashimiye, kandi ni karibu, murajye muhora muza mu rugo, urisanga zanzanire yago. Yego nawe.